biranshimisha mba numva amaraso yarahuye ndabikunda nakubitanye n'umugabo umugabo twabanye nawe arabikunda ubwo rero byahise byoroha naje numva nararuhutse naje numva meze nk'akabebe. Ubuzima bwo mu mujyi n'ubwo mu cyaro bitandukaniye hari history najyaga mbona bakunda gutera bavuga ngo babaza umwana ese amata ava henga amata ava ku igare kubera ko ntihayabona. Nimba kano kanya uri mu mujyi ubuzima uzi bwonyine ari bwo mu mujyi wagerageza no kujya mu cyaro. Kera byakundaga kubaho ugasanga wagera mu cyaro ugasanga abantu bose wabegeranyije wabakanze wow kandi ugasanga abantu wakanze barakurusha ubushobozi kure naye urumva umufuka wawe ufite noti ya 5 gusa kandi ugasanga hari abagabo bataba amafaranga mu nzu zabo ku buryo ashobora kuba aryamira nka miliyoni like nk'icumi ziri mu nzu ariko yakubona wahageze basanga bakangaranye. Hari abadiaspora nyanumva batashye nko mu bihugu byabo muri Afrika like ukumva nk'umunyarwanda nk'umudiaspora aravuze ngo Amerika ni mbi buri Amerika yogiye biba bimeze bitya ubuzima guys kubera iki of course ahantu hose ntabwo bashobora kubura ibibi n'ibyiza ariko kubera iki uri kuza uri kutubwira ububi bwa Amerika cyane turi kutubwira ububi bwa Canada. Hari umuvandimwe duherutse kubiganira inshuti yanyu ramuzi twabiganiye twagize debandinde kuri icyo kintu avuga ngo eriga ngo hari hakurya ngo ni habi cyane ahubwo se ni habi cyane wa muvandimwe we kubera icyo abakubwira ko ari habi basubirayo. Muraho neza bakunzi ba Life and Us twizere ko mumeze neza natwe turi amahoro. Muri video duheruka gukora twari turi mu cyaro ibyo twakoze byose twarabiberetse n'ubuzima tutari duherutsemo twese twagiriye ibihe byiza rero twarishimye twaje tumeze neza n'uyu munsi rero twagarutse kugira ngo tuganire twagarutse kugira ngo tugire ibitekerezo twungurana ku mpande zombi tubahaye ikaze rero mwugire muze tubane n'ukuri n'iby'agaciro kuba tubafite bahaye ikaze. Sheri nawe bahaye ikaze. Akoze cyane kumpa ikaze ariko mbere ntabwo nagira ibintu byinshi mvuga ntarabanza gushimira abakunzi bacu iyo mvuze abakunzi bacu n'abakunzi ba Life and Us channel yabo sheri bura nangiri channel yacu iyi ni channel yacu twese urumva ari abadukurikira ari abari natwe twese ni YouTube channel yacu so mwiyumvemo ikaze rero mwiyumvemo urukundo tubafite mwiyumvemo uburyo tubafata nk'abantu b'agaciro kuri twebwe kuko dukoze zino video ntibazirebe ntabwo twazajya tuzirebera sibyo. Niyo mpamvu rero bano bantu nabagaciro kuko baratumotivatinga cyane badutera ingabo mu bitugu. Ndimo ndeba ya video twashyizeho duheruka gushyira ejo bundi nukuri abantu batweretse urukundo bayakiriye neza abantu bari kutubwira wow ubuzima murabutwibukije ubuzima ni bwiza cyane comment mukomeze ariko mu commenting still video iracyari nshyashya muyikunde mukomeze mu commenting mu liking iby'agaciro rero kuko ntabwo twabona uburyo bushoboka twabashimiramo kubera ko hari igihe umuntu bimurenga ariko uburyo muri gukunda iriya video uburyo muri gukunda ibikorwa byacu ko turi kubishyiraho iby'agaciro. Buriya hari abantu bashaka gucreatinga content agashyiraho video ikamara umwaka yarerebwe n'abantu 10 only abantu 10 ariko nta video yacu iri munsi y'ijana y'abantu 100 n'abantu benshi cyane katumaze igihe gitoya bisobanuye ngo abantu batwakiranye urukundo abantu bakiriye ibikorwa byacu so turabashimiye cyane rero tubikuye ku mutima muri abagaciro kadasanzwe sheri gira ngo ahari sinzi uko
wiyumva ya njye ndiyumva neza kuri video duherutse gukora cyane ko ntago uko twagiyeyo nuko twaje biratandukanye cyane ko nibyo turimo turatekereza ubu ngubu tugiye kuganiraho ntago biri kure cyane y'ubuzima twahuriyemo hariya hantu. Ibitekerezo bishyashya byaje turimo turagira ngo dusangize nawe maze igihe utahagera nawe kandi ubwo buzima utabuzi ikintu ushobora gutekereza aho wagiye hari ahantu. Ibyo uvuga nibyo nk'ubu ngubu mbere yewe ndacyakomeza just kuvuga ku bakunzi bacu ko ntabwo nshobora guhita mbireka. Hari ibintu byinshi umuntu aba yiyumvishamo bidasanzwe just abantu bari kukwereka urukundo ntabwo ari buri muntu wese abantu bereka urukundo. So y'abantu rero bari kukwereka urukundo ntabwo ushaka kubifata nk'ibintu biri as for granted, you know, ni ibintu ukwiriye guha agaciro. Uzi tujya gukora iriya video umunsi twakoreye iriya video twari dufite aba subscribers 62 only 62, ariko uburebye imibare ahantu igeze wow. Kano kanya turi kuvugana abantu bagiye bikuba kabiri, ubu tugeze kuba subscribers. Aka kanya turi gukorera hino video aba subscribers dufite ni 108. Can you imagine? Video ntago iramaraho n'umunsi umwe ariko abantu bese bikuba bageze mu 108. Wow, byiza cyane. Mukomeze rero, mukomeze mutube hafi, mukomeze musupporting ibikorwa byacu. Turabikunda cyane iyo turi kubona mudusupportinga. Reka mpite mbaza madam, duheruka kujya mu cyaro. Yes, duheruka kujya mu cyaro, twagiye gusura ababyeyi. Ubu uriyumva gute nyuma yuko tuvuye hariya? Ubu uri kwiyumva gute mu by'ukuri? Kumva hari changes, hari impinduka wiyumvishijemo nyuma yuko ugiye hariya, dore ko twe tumaze iminsi tutajyayo? Impinduka zo ntabwo zabura mu by'ukuri. Nkuko nagiyeyo meze tukigenda nuko twagarutse. Impinduka zo nukugira ibindi bitekerezo bishyashya wunguka cyane ko ubuzima bwagimo buba butandukanye nubwo wari umazemo iminsi. Ese nahakorera iki? Ese iterambere ryaho rimeze rite? Ibyo bintu byose ni ibintu nakusanyije bimfasha kugira ngo mbe naraje ndi umuntu utandukanye n'uwo nagiye meze. Usibye ibijyanye like ibijyanye n'iterambere, ibijyanye no ku-exploring ahantu muri rusange, wowe internally mu buzima bwawe uko wiyumva, just uko feeling like hari umunaniro, hari ukurefreshinga, uriyumva gute? Kuko nanjye njyewe ubwanjye impamvu ndi kwikubaza nuko nanjye hari ukuntu ndi kwiyumva, of course niyo mpamvu. Uriyumva gute? Ukuntu niyumva mu by'ukuri no kuri ndumva neza. Ndumva kuva tuvuyeyo nta minsi rwose ni nk'ibiri. Nagiye numva naniwe mu mutwe, nagiye numva mfite ibintu byinshi, ariko mu kugaruka nagarutse numva wari wabona nk'umuntu waryamye agasinzira cyangwa umuntu waruhutse cyane. Kandi mu by'ukuri ntabwo twigeze turyama pe. Ndibuka ko twagiye hari ibintu tugomba gushyira ku murongo ndetse kandi tunakora video, twongera gutegura urundi rugendo rwo kuza, ariko naje numva nararuhutse, naje numva meze nk'akabebe mu mutwe. I can see. Reka bivuge byose. I can see. Cause urasa n'akabebe for real. Urasa n'akabebe, urasa neza. Sinshatse kuvuga ko utasaga neza. Of course ntabwo nshobora kwisondeka, ndabizi nashatse umugore mwiza, ariko kuva twava hari ahantu twe twatembereye uratandukanye, ufite ubwiza budasanzwe. Ndabeshya? Mubyandike muri comment nimba mbeshya. She's so natural. Ndabikunda, nkunda uburyo ari natural. Muri rusange ngewe ubundi niyo guyanjye. Nakubitanye nuko nawe abikunda. Ese njya
ubikorera ngiye kuba ko mbikunda reka mbikubaza ubikorera kuba usa gutya kuba usa uri naturel ubikorera ngewe cyangwa nawe nibyo ukunda ndabikunda ndabyikorera reka mvuge okay nuko wenda twahuye nawe ubikunda ukambwira ati ibi nibi ndabikunda ariko nanjye mu by'ukuri ndabikunda mba numva bimpaye amahoro nyine sinkunda kubona uko nasa okay ntago mvuze ngo umuntu ubikora cyangwa ubikunda wenda muvuze ukundi kuntu niba ubikunda rwose ni byiza uko hari n'abagerageza kumbwira wabikoze gutya wabyinjije ikanga ariko nyine ku muntu ubikunda nabyo ni byiza ariko nanjye nkunda kwisanga ameze gutya that's good ndabikunda nakubitanye n'umugabo umugabo twabanye nawe arabikunda ubwo rero byahise byoroha ntabwo nagiye ko hari igihe uhura n'umuntu avuga twatumiye kapu ntabwo wasohoka utatwisize azi ko hari n'abavuga ko ndi musaza wawe byumva iyo bivuze wiyumva ute kuri musaza wanjye biranshimisha mba numva amaraso yarahuye amaraso yarahuye yanumva bavuga ngo abantu kenshi abantu babana bagira ngo bagasa natwe rero turi muri abo bantu babanye bagira bisanga basa ubwo ngubwo rero mba numva amaraso yacu yarabaye amwe mba numva rero binshimishije mba numva nanakora n'igishoboka cyose kugira ngo habeho kugira ngo hagireho gutokorwa kwandi maraso ashobora gutuma dutandukana kibazo ibi navuze bikubiyemo ibintu byinshi byaba mwabyumvishe ntabwo ngiye kubisobanura cyangwa mbivugeho ibindi bintu ariko harimo amagambo akomeye yavuze kandi ndagushimiye cyane kabisa kuri ayo magambo uvuze ni ay'agaciro kandi biragoye kubona umuntu ushobora kuvuga icyo kintu aho tugeze ubu mubwije ukuri biragoye cyane kubona umuntu uri ushobora kuvuga icyo kintu akagikora ku mutima ayo magambo akayavuga ndagushimiye cyane kandi urukundo rukomeze ruganze mu by'ukuri hanyuma rero warumbwiye uburyo wavuyeyo wararefreshinze umeze neza uri gufiringa neza nanjye sinzi ukuntu byagenze sinzi ikintu cyabaye mu by'ukuri story ntabwo zitandukanye nanjye nageze n'ahantu meze neza mu mutwe meze neza ariko ntekereza ko nari maze iminsi nakoresha machine kuko ubundi abantu mutanzi yewe ubuzima bwanjye bwinshi ni kuri machine umwanya wanjye munini mba nicaye kuri machine ibyo mba nkora byo ntimubimbaze reka tubyibone rero nturutse hari ahantu numvaga meze neza mu bwonko numvaga amaso yaruhutse numvaga ibintu bimeze neza mbashishikariza ndabizi ntabwo umwanya ujya ukunda kuboneka bitewe n'ubuzima bwa buri munsi abantu baba bari kunyuramo ariko ntuzajya ubona akanya ushaka ahantu ushobora gutemberera wareba imisozi wareba ibibaya wareba iki ufata undi mwuka wo hanze kuko bituma nyine uhinduka bituma wumva wahinduye ubuzima ejo bundi twavuye mu cyaro ni ubuzima twabayemo cyangwa wabayemo kuva ukiri umwana niho wakuriye n'ejo bundi noneho hari ibyo wiyibukije wari umaze igihe udakora wari uherutse gushera urutoki nkuko nabivuze muri iriya video hari hashize igihe kinini ntakora biriya bintu nanjye ntabwo nari mperutse kujya kuvoma mbega agasozi we aho rero bituma nibaza nawe nanakubaza ubona ubuzima bwo mu cyaro ndetse n'ubundi urimo urabamo mu mujyi cyangwa wasogongeho nawe wumva ukuntu bimeze ubona butandukaniye ni ikibazo gikomeye ariko ntabwo gikomeye kubera ko ubwo buzima bwose muri rusange nabubayemo nta kintu kiri buncarenjingi mu by'ukuri rero ubuzima bwo mu mujyi n'ubwo mu cyaro bitandukaniye
bitandukaniye ku bintu byinshi bitandukaniye ku bintu byinshi mu by'ukuri kuko wenda reka tuvuge uko ubuzima buba buhagaze ku mpande zombi. Iyo ugiye kureba mu mujyi ubona ubuzima like ntabwo bworoshyemo ariko iyo ugiye kureba nanone mu cyaro usanga ubuzima hari ukuntu bworoshye somehow. Kuko la majority y'abantu baba mu cyaro ibintu barya nibyo babihingiye. Bajya mu murima bagahinga bagafata ibyo bahinze bakabizana bakabirya. Ariko iyo uje mu mujyi nta mirima ihari, ntibahinga, ntiborora, ibintu byose barya, ibintu byose bakoresha mu buzima bwa buri munsi. So urugero cyagiye twagiye kuvoma, sibyo? Wagiye kuvoma uvoma amazi ku isoko, bisobanuye ngo hari possibility yuko n'igihe waba wabuze amafaranga yo kwishyura amazi hariya wajya ku isoko ukavoma amazi. Ariko hano niba udafite amafaranga yo kwishyura amazi ubwo inyota irakwica, urabura icyo utekesha, urabura icyo ukoresha amasuku, niko bimeze. So ni ukuvuga ngo ubuzima bwa hano mu mujyi ikintu cyose biraza kugusaba kwishyura, biraza kugusaba hano mu mujyi nuko bimeze. Yaba ari amazi, yaba ari umuriro, yaba ari iki, byose biraza kugusaba kwishyura. So rero njye mbona icyo kintu ari ikintu gikomeye cyane gitandukanye izo mpande zombi. Urumva ikindi nk'iyo like ugiye kureba wenda nk'ibikorwa remezo yego aka kanya turi kuvugana u Rwanda rwashyizemo imbaraga nyinshi ugereranyije n'ibindi bihugu. Uwo ni umuyisilamu uri gusara ntabwo twegeranye n'umusigiti ariko iya sayi turabyumva mu by'ukuri so ntabaderanje rero dukomeze twiganirire. Turabasuje cyane dukunda uburyo musenga pe ni ukuri. Ngewe uburyo musenga mureka mbivuga uburyo musengamo ngewe ndabikunda koza. Uzi ko umuyisilamu ashaka gusenga sinzi inshuro aryo basenga inshuro zingahe ku munsi ntabwo nziza ariko ni nyinshi ugereranyije n'andi madini. Kuko ushobora kumva mu gitondo harimo abasari wenda byumva mbivuga simbivuge ntabwo bizi. Ushobora kumva mu gitondo ukawumva nko mu masaha ya saa sita ngaho ukongera kumva n'aya masaha. Ikindi noneho aba bavandimwe umva ni ibintu ubona bitaho cyane. Nimba tuvuge nk'ubundi umuyisilamu kuriya ni nagiye mu cyaro twagiye mu cyaro nagombaga kuba natwaye agakeka nimba ntizeye neza ko hari andi buze kukasanga ibana nabyitwaritse mvuga ngo amasaha nagera ndaza kugasasa ahantu ibana nangire nsara. Turabashimye cyane dukomereza aho ngaho kandi muzajye mwibuka no kudusengera rwose musengere n'igihugu cyacu dukomeze tugire amahoro yacu akomeza aramba. Kari agaciyemo ariko nari ndi kuvuga like ku itandukanyiro ryo mu mujyi no mu cyaro. Nari mpanze urugero rw'ibikorwa remezo. Nari mvuze ngo mu by'ukuri ibikorwa remezo mu cyaro birahari naho, sibyo? Mu cyaro naho birahari kuko iyo ugiye kureba usanga u Rwanda rwarashyizemo imbaraga mu kwegereza abantu ibikorwa remezo aho waba uri hose. Mu by'ukuri ejo bundi mperutse hari abantu turi gukorana, hari ONG turi gukorana ku bintu bya documentaire, ndi kubafasha gufata amashusho, gufata iyo nkuru, ndi kubafasha kuzakora iyo documentaire. Ni ukuvuga ngo hari ahantu twageze ku musozi imodoka itagera. Ntatekereza ko nshobora kuhasanga umuriro ariko natunguwe no kubona amapoto y'umuriro, natunguwe no kubona buri muntu acana. Ndabyibuka umuntu turi kumwe, umugabo umwe mu bo turi kumwe, namubaje hano hari umuriro, hari umuriro. Byarantangaje ndavuga wow, nahise ntakubeshya mu mutima wanjye ndetse mvuga ngo wow, nta kuntu
baba batagerageje gukora igihugu cyacu nta kintu kiba kitagerageje gukora mu by'ukuri abantu nawe wageze ukabona hari umuriro nawe wawe excited wagira ama emotion wagira ama emotion so rero nibyo mu cyaro naho hari ibikorwa remezo ariko ugiye ko ntago biraba byinshi cyane ntago byari byaba byinshi cyane so hari aho ushobora gusanga amazi akiri ikibazo ariko ntago ari henshi cyane kandi nabyo turizera ko bizakemuka ariko nk'iyo uje like kureba mu mujyi usanga ibikorwa remezo ari byinshi imihanda usanga ikoze mu gihe hari ahandi hantu mu byaro usanga imihanda ikiri ikibazo kugira ngo uzagere kuri kaburimbo bikagusaba nyine gukora urugendo rurerure umurwayi yaba afite ikibazo bikaba byagorana guhita akeneye guhita abona ubuvuzi bw'ako kanya bikaba byagorana guhita abona ubuvuzi ako kanya ikindi ahantu mbona bitandukaniye mu mujyi usanga ikintu cyo kuba social like nyine uburyo abantu bahura uburyo abantu babona umwanya wo guhura bakaganira uburyo abantu bamenyana uburyo abantu bubaka umubano ugereranyije no mu cyaro umujyi ni bikeya kubera iki abantu bo mu mujyi baba baratwawe n'imirimo ya buri munsi kugeza naho umuturanyi wawe biba bigoye ko ushaka kumenya biba bigoye ko wamenya ngo akora iki biba bigoye kumenya ngo se yarwaye yagize ikibazo yagize ibyago biragoye mu mujyi byo kubimenya ariko mu cyaro urukundo rari abantu barahurira bagahuza nyine baratemberanira kugira ngo wabonaga abantu baza kudusuhuza mu rugo twari turimo batubaza amakuru yo mu mujyi bari benshi mu by'ukuri so rero ntekereza ko ni byinshi ibintu bitandukanyije like umujyi n'icyaro ariko mu by'ukuri sinzi nimba wenda abantu badukurikiye bari kubyumva ariko uko byagenda kose nubwo bitandukanye abantu baba bagomba kubibamo mu buryo nyine bwabyo nimba uri mu cyaro ukamenya ngo ndabaho gutya niba ndi mu mujyi ukamenya ndabaho gutya iyo ibyo bintu bimenya ahantu hose wahashobora nubwo tuvuze ibyo bintu byose ariko aho uri iyo wize uburyo bwiza bwo kuhaba ndetse no mu mujyi ukiga n'uburyo bwo kuhaba nimba uri mu cyaro ukiga uburyo bwo kuba mu cyaro nimba uri mu mujyi ukiga uburyo bwo kuba mu mujyi usange ibintu biba neza cyane ibintu biryoha sinzi ni icyo bitekerezaho nzirimo mbashije kugusubiza nkuko wabishakaga ariko namwe muduhereza ibitekerezo muri comment mutubwire mubona umujyi ubuzima bwo mu mujyi n'ubwo mu cyaro butandukaniye mwandike kabisa mwandike muri comment natwe tuba dushaka ko dusharinga ibitekerezo none se tuvuge ubu ngubu hari nk'umuntu uri mu kigero cyacu sibyo wenda reka twivugeho umuntu uri mu kigero cyacu n'ubu mu by'ukuri usibye icyaro akibona nka kuriya n'ahandi hagiye hatandukanye ariko ntabwo yari yajya hari ahantu ntabwo yari yajya mu cyaro areba ubwo buzima hariho n'abantu hari history najyaga mbona bakunda gutera bavuga ngo babaza umwana ese amata ava henga amata ava ku igare kubera ko ntihayabona ni iki wumva wakumbuza umuntu uri muri ubwo buzima ungana nk'uko tungana ubu ngubu aho hantu atarahagera sintekereza ko hari umuntu ungana gutya gutya ngani utari wajya mu cyaro hari nabo nzi nibyo nukuri nyine humva ariko nukuri mu by'ukuri famiye ze zibinaho sibyo famiye ze ziba mu mujyi nisibuke nyina famiye ze ziba mu mujyi sibyo ubwo buzima wowe utari wareba video yacu wenda ujye uyireba ubonye iyi urebe nyine ubuzima nyine busanzwe
hariho umuntu utari wajya nyine utazi ko amazi bavoma ku isoko utazi igitoki ngo umwumbati baba ngenda bazi nuko nta bavuga imbere ya kamera ariko ndabazi yabirumvikana ariko nimba nahari hajya rumbajije namusobanurira gute ni iki wumva wamubwira kuri experience wowe ufite haba ko wahabaye haba kuko ubu ngubu hari ubundi buzima wabonyeyo uko byagenda kose igihe ikintu namubwira first of all uko bimeze kose yego nta muntu udafite ahantu yakomotse nta muntu udafite ahantu yakomotse nimba ari umwana wavukiye mu mujyi nimba waravukiye mu mujyi ntabwo bisobanuye ko ababyeyi bawe bavukiye mu mujyi sibyo ababyeyi bawe wenda bavukiye mu cyaro nimba n'ababyeyi bawe baravukiye mu mujyi sogokuru wawe na nyogokuru ntabwo bavukiye mu mujyi bashaka kuba baravukiye mu cyaro urumva so uko byagenda kose ntabwo ushoboye kuba udafite abantu bawe udafite abavandimwe mu byaro cyangwa abantu nyine abantu bawe ushobora kujya gusura abantu bagize gute impamvu ndi kuvuga ibyo bintu ubuzima bwose ni byiza kubumenya sibyo ubuzima bwose ni byiza kubumenya kubera ko iyo wamenye ubuzima bwose umenya buri cyiciro ugezemo umenya uburyo cyitwara nk'ubu ahantu nagera ngewe nta hantu hancarenjinga nta namwe ashobora kuncarenjinga kubera ko nyine ubuzima bwose nagerageje kububamo sibyo ni ukuvuga ngo biba byiza iyo ugize experience ku bundi buzima nimba kano kanya uri mu mujyi ubuzima uzi bwonyine ari bwo mu mujyi wagerageza no kujya mu cyaro ukareba se biba bimeze bite ukajya gusura umukecuru nimba umufiteyo nimba nyogokuru wawe umufiteyo ukajya kumusura ukama spending like nk'iminsi nk'ingahe akakuganiriza akagutembereza akakukoresha imirimo itandukanye ugahinga ukagira gute ku buryo nyine we experiencing ubwo buzima ntabwo bivuze ngo ububemo ubukore mu buzima bwa buri munsi ariko just gira hono umenye abantu hano babayeho batya ni nayo mpamvu nubona n'akazi like ukagira nk'umwanya runaka wo kuba mu nshingano wenda uri kureberera abanyarwanda cyangwa se kureberera abaturage icyo gihe uzamenya uburyo directinga abantu bo mu cyaro uzamenya uburyo batwara kuko urabizi imirimo yabo ya buri munsi uzibibavuna uzibigira gute uzamenya uburyo bayobora uzamenya uburyo uyobora abo mu cyaro ndetse n'abo mu mujyi so ni byiza rero ko experiencinga ubuzima bwo mu cyaro kuko akenshi na kenshi nk'ikintu gituma abantu baba cyane mu mijyi ugasanga hari umwuka utari mwiza uri mu bantu kumva ko abantu bari mu cyaro ari abantu baciriritse ari abantu badafite agaciro ari abantu badasobanutse ari abantu badafite ibitekerezo nk'uwo mwuka rwose nk'uwo mwuka nimba ukiwufite beta ko watangira kuyikuramo kako mu cyaro hari abantu bafite ubwenge ndetse banabukurusha buri hano sibyo ntabwo mvuze ko sinzi ndi kuvugana nawe ariko uko byagenda kose mu cyaro hari abantu bafite ubwenge mu cyaro hari abantu batekereza mu cyaro hari abantu bakora hari abantu bafite imishinga abantu bafite ibitekerezo rero ikintu cyaje cyo kumva ko abanyacyaro ari abantu badafite ubwenge ari abantu badatekereza ari abantu badafite iterambere mu mutwe wabo ntekereza ko ari nacyo kintu gituma abantu bumva ko icyaro batakijyamo cyane niyo wavuga ngo nturutse mu cyaro wavuga ngo nje nturutse mu cyaro ukumva abantu bakagufata nkaho uri umuntu utazi ikintu na kimwe ntabwo ari icyo ngicyo biba bivuze erega reka mubwire uzi gutekesha gaze njyewe nzi gutekesha inkwi what is the difference ibiryo watetse kuri gaze urabirya nanjye ibyo natetse ku nkabirya yes yego what is the difference nta difference okay twagiye rero ubu ngubu hari umuntu wicaye mu cyaro sibyo
akenshi usanga nkatwe tuba dusubiyeyo cyangwa n'abandi bose bajya basubirayo akubonera mu yindi ndorerwamo. Urugero uyu muntu yarakize sibyo, uyu muntu ndabona mbese physical appearance uko ugaragara inyuma umuntu are expectinga cyangwa wenda aratekereza ibihabanye wowe n'ubuzima usanzwe ucamo bwa buri munsi sibyo. None ni iki wabwira umuntu uhicaye rimwe na rimwe hari igihe rimwe ubu ngubu niko ngenda mbitekereza cyangwa mbifata ko nyine usanga iyo mitekerereze nanone ko iba atari myiza sibyo. Umuntu akubwira ati ndagenda uko byaba bimeze kose ndagenda, kandi mu by'ukuri wicaye hariya ukagerageza ikintu wahakorera ni ukuri urabaho kandi ukabaho neza. Icya mbere ni ukuba ufite ubushake bwo gukora ugakura amaboko mu mufuka, kandi ni ukuri ibyo biraza. Ni iki rero wabwira umuntu uhicaye ukubona mu yindi ndorerwamo wowe utibonamo, ubona ko hari urundi rwego urimo, ubona ko kandi mu by'ukuri ushobora no comparinze, ushobora gusanga hariho byinshi arakurusha, kambivuge gutyo sibyo. Uwo muntu wumva yagihunga kubona ni kibi meze gutya kiraciriritse, nawe nyine akagerageza kwiyumva gutyo, icyo ngo wamubwira. Sintekereza ko abantu bari mu cyaro bakiri benshi bafite iyo mitekerereze, kuko ubona abantu benshi bari kugerageza gusirimuka, abantu benshi bari kugerageza gutekereza neza, bari kugerageza kugira ibitekerezo bizima. Akenshi kera byakundaga kubaho ugasanga wagera mu cyaro ugasanga abantu bose wabegeranyije wabakanze wow, kandi ugasanga abantu wakanze barakurusha ubushobozi kure nayo. Urumva umufuka wawe ufite noti ya 5 gusa, kandi ugasanga hari abagabo bataba amafaranga mu nzu zabo ku buryo ashobora kuba aryamira nka miliyoni like nk'icumi ziri mu nzu, ariko yakubona wahageze ugasanga bakangaranye. So sintekereza rero ko bakiri benshi mu bice byose by'u Rwanda urebye biri kugerageza nabyo kumera nkaho ari mu mujyi. Abantu benshi ibice byose bitandukanye iyo bigezemo usanga bagaragara nk'abanyamujyi tu sibyo. Icyo namubwira, first of all, ikuremo gutekereza ko mu mujyi haruta aho uri. Oya, ntabwo haruta. Just ni mindset. Of course mu mujyi hari opportunity zitandukanye n'iziri mu cyaro, kandi no mu cyaro naho hari opportunity zitandukanye n'iziri mu mujyi. Ahubwo wowe aho uri opportunity ufite aho ngaho uzibyaza umusaruro nk'uko zikwiye. Icyo nicyo kibazo wakagombye kumenya mbere yo gutangira kwikomparinga no mu mujyi. Wowe uri mu mujyi, opportunities ziri mu mujyi ubasha kuzibyaza umusaruro nk'uko bikwiye. Icyo nicyo wakwibaza uri mu mujyi mbere yo kwikomparinga no mu cyaro. So nimba mu cyaro hari ubuhinzi, kora ubwo buhinzi ubukore mu buryo bwa kijyambere, uhinge, utere imbere, ugurisha imyaka, ubuhinzi bugukize utumbagire. Nimba uri mu mujyi, nicyo ushoboye gukorera mu mujyi gikore, utere imbere. Ariko icyo gukomeza kubona abanyamujyi ukabona bagukanze cyane, ibyo ngibyo byikuremo. Icyo mu mujyi kenshi na kenshi turisha gusa neza niyo waba uraye uragerageza kubita kenda gasa neza. Iyo ugeze rero mu cyaro, kandi nabo sinzi impamvu bakunda kwikomparinga, kuko uko uburi nibwo buzima buri. Nimba uvuye mu murima tugahura nje kugusuhuza mvuye mu mujyi ukabona nambaye agakweto, nambaye utuntu tumeze neza, kuki wumva ko nkurenze? Nese wagira ngo ujye guhinga n'inkweto, wagira ngo ujye guhinga wambaye neza, wagira ngo ujye guhinga imyenda yawe iteye pasi? Of course uvuye mu murimo ntabwo agomba kuba wambaye inkweto, kandi nanjye ntabwo ngomba kukureba ngo mvuge ngo urasa nabi.
kubera ko ari duvuye mu kazi akazi nyine ugomba gusa n'ibyo wari uri gukora rero wikwikompeyaringa ubuzima ni nk'ubundi just menya icyiciro igihe aho uri umenye ngo ni iki nahakorera ibindi byose birakomeza. Urakoze cyane nongeyeho ku cyo wari uvuze ngize icyo nibwirira umuntu wibona ko mu cyaro hari ubundi buzima arimo butandukanye n'ubwo mu mujyi yego aburimo ariko hari akantu keza uvuze ko kubyaza umusaruro ahantu hose uri ariko nanone nkabona amahirwe menshi aracyari mu cyaro twasize reka mbabwire ibintu buri wese atigeze ababwira nk'ubu ibintu bitamenywe nk'ubu usanga ku mwaka abantu basoza kwiga ni benshi abana basoza kwiga ni benshi ni ukuri ni benshi pe ugasanga niba waraje mu rugo bakozaho iyo bwabaga barakurihiriye amafaranga y'ishuri ntuyabuze urasoje uravuga uti ntabwo hari ahantu nahasubira sibyo ugasanga abenshi turimo turarwanira kwibera mu mujyi kandi muri make hadukerereza nta n'ikintu tuhakura urumva wenda ndakubaza urumva nta n'ikintu ubona tuhakura cyinshi ariko buriya umenya ubwenge ukavuga uti okay ngize amahirwe ndajijutse sibyo ayo mahirwe ndayabonye umva kugira ngo njye kuryama mu kazi gato kangana gutya njye kubaho mu bundi buzima kandi hari hantu naryama ntakodesha hari hantu narya ibiryo ntishyuye kandi kubera ko nanajijutse mu bwonko aho hantu ahabyaza umusaruro ni ukuri wakira mu gihe gitoya kubera ko haracyari amahirwe. Okay. Bitumye rero nkubaza nanjye kubera ko ibintu uvuze of course ni byiza ni ibitekerezo byiza ariko nyine harimo bizamuye ibindi bintu nkunda kumva hari abantu buriya bajya hanze sibyo aba diaspora inshuti zacu z'aba diaspora nimba uri kumva uba muri Amerika uba Canada uba please tera comment utubwire ese ukunda channel yacu kwanza ukunda ibiganiro dukora ukunda video dukora turaza kuryoherwa cyane tubona uvuga ngo I'm from America ngiye mbatekereza gutya I'm from Canada I'm from impress you or just andika comment abantu bacu turabakunda aho muri hose abavandimwe tubana hano mu Rwanda abavandimwe mudukurikira muri hanze even n'abarundi kuko abarundi bashobora kumva ikinyarwanda natwe dushobora kumva ikirundi bura turi abavandimwe twebwe n'abarundi abanyarwanda n'abarundi n'abavandimwe sibyo kubera ko already barumvikana ikintu ushaka kuvuga rero usanga hari aba diaspora nyanumva batashye nko mu bihugu byabo muri Afrika like ukumva nk'umunyarwanda nk'umu diaspora aravuze ngo Amerika ni mbi buri Amerika yogiye biba bimeze bitya ubuzima guys kubera iki of course ahantu hose ntabwo ashobora kubura ibibi n'ibyiza ariko kubera icyo uri kuza uri kutubwira ububi bwa Amerika cyane turi kutubwira ububi bwa Canada hari umuvandimwe duherutse kubiganira inshuti yanjye uramuzi twabiganiye twagize debandinde kuri icyo kintu avuga ngo eriga ngo hari hakurya ngo ni habi cyane bavuga se ni habi cyane wa muvandimwe we kubera icyo abakubwira ko ari habi basubirayo wowe utwumva kuki uzuka tubwira ububi bwa Amerika watubwira ni habi cyane warangiza ugasubirayo kuki usubira aho hantu habi kubera icyo utaguma hano heza wita ko ari heza ukomeze washakira ubuzima so sometimes numva ko haba harimo no kwikunda cyane amahirwe wagize yo kujyayo ugisha uhabonera maybe ntabwo ushaka ko bagenzi bawe abavandimwe bawe musaranganya uwo mugisha nurashaka ko bamenye ibyo bintu bikunda kutubamo abanyarwanda ariko ntabwo ari cyiza cyane iki ntabwo ari cyiza nimba ubonye chance nimba ubonye ahantu hari amahirwe twarayo n'abavandimwe bawe mbese muri make ntabwo dukunda kubwizanya ntabwo dukunda kubwizanya ukuri ikintu cyiza wabonye
ntabwo uba ushaka ko mugenzi wawe yakimenya ugize amahirwe ntabwo yakimenya nyine wakomeza ugatera imbere wenyine ntabwo ari sawa. So ibyo rero impamvu nari mbivuze ndashaka kukubaza none se sheri wanjye umugore nkunda turi hano mu mujyi turi hano mu mujyi kuri kubona ko mu cyaro hari ayo mahirwe kuki tutimuka ngo tujye mu cyaro tubabyaze uwo musaruro. Justin nicyo kintu nashaka kubaza. impamvu njyewe ntimuka kandi ntanjye ntabwo nabwiye akenshi nibanze kuri wa muntu ukirangiza cyangwa wa muntu ukiri muri cya gihe nanjye nari ndimo sibyo kuko nk'ubu ngubu hari njyewe nabitewe n'ibyo nize nabonye ko amahirwe menshi ari mu mujyi sibyo kandi ikindi nabonye ko hari ibyo mbona nakererewemo fosha no kuko niko kuri hari ibyo mbona nakererewemo nibanze cyane ku bantu bafite iyo myaka bakirangiza kugira ngo ye kwishwa ko hari ibyo zabona imbere kandi hariho n'ahandi hanabisize. Impamvu rero kugeza ubu ngubu ngewe ntahajya reka mbivuge gutyo mu cyaro numva hari ubundi buryo nahakorera ariko ntahatura. Impamvu nahatura ni uko hari ibyo numva namaze kurenga urumva cyane cyane muri kariyeri yanjye hari hari urwego namaze kubaka rw'abantu ngomba gukorana nabo. Ubwo rero ngiye gutura hariya byaba bigoranye cyane ko twakongera guhuza. Mba numva ahubwo nahaba kandi nabwo igihe cyo mba numva kuhaba nahaba ariko bitari ubu ngubu hari ibyo nshaka kubaka nta kubakira hariya. Uri kumva uba wumva wahaba cyangwa urumva wazahaba? Ndumva ntazahaba bitari ubu ngubu. Okay. Birumvikanye none birumvikanye ngo ibyo ukora biri based mu mujyi ntabwo mu cyaro nyine wabona uko ubikora byaba bikugoye pe birumvikana cyane. Ikindi wenda icyo nakubaza umuntu uri mu cyaro kano kanya uri gutekereza washyushye cyane ushaka kuza mu mujyi niye nama wamugira kugira ngo turi no kugana ku musozo? Icya mbere cyo sinzi wenda ikintu yashyuhiye yanabashije kumenya nk'ikintu kiri kumutera hutoto ashobora gushyuha mu by'ukuri hari umuntu wamwisheje akazi aje kugakora ariko nanone ashobora gushyuha mu by'ukuri ari kwa gukurikira cya kigeze twavugaga uko areba abaje kumusura uko bagaragara kandi mu by'ukuri uko bagaragara bitandukanye nuko mufuka biri cyane ko ari byo duhereza agaciro kurenza uko tugaragara. Abantu mu mujyi usanga dukunda kwihagararaho cyane ugasanga ntibari umunsi wo kujya harahari umva ndagenda nyine ka gakweto narabitse kwa kundi kose narimeze manuke hariya nyine hari ukuntu ushaka kugaragara nk'umunyamujyi. Ubwo rero wowe washyuhiye kuza ari muri ubwo buryo icyo nakubwira ni icyuko hari ahantu hari amahirwe kuza banza ubitekerezeho kabiri wicare wibaze ibibazo ndetse kandi unisubize nk'ibibazo wumva yakwibaza. Icya mbere ndahaje mu by'ukuri nje nta muntu ndangiye akazi ni uguhera kuri zero mu by'ukuri uje muri bwa buzima kurya uzishyura kandi ahantu wari uri byashoboka ko wajyaga mu rutoki ugatema igitoki ugateka kuryama nzishyura mu by'ukuri kandi hariho ahantu waryamaga nta giceri na kimwe wishyuye ni ahantu uje mu by'ukuri uzi yuko imyanda uzasohora uzayishyura kandi mu by'ukuri birashoboka ko wahataga igitoki ibyo bishishwa by'igitoki ukajya kubimena mu rutoki kugira ngo bizabe bivemo n'ifumbire. Ni ahantu uje urugendo rwo ari rwo rwose rugusaba kwishyura kandi birashoboka ko
wafataga urugendo runaka ukagenda nta kibazo, nta muntu ugusabye amafaranga, ugendera n'amaguru, wigenderamo n'amaguru nta kibazo, usanga uhita unaremara cyane. Niyo mpamvu usanga gusabwa kari agasozi byatubanye ibibazo, nuko nyine ari ibihe tutari duherutsemo kandi twarabikoraga. Mbese ni ahantu uje buri kintu icyo ari cyo cyose kiragusaba kubanza kukigira, kukishyura, kandi mu by'ukuri ntabwo witeguye kuba waba ufite ayo mafaranga yo kuba watangirira kuri ubwo buzima. Numva rero ushyuhiye kuza mu mujyi, kandi mu by'ukuri atari impamvu ifatika ndeka mbivuge gutyo, nta mpamvu wabanza ukagira wakiyubakira aho ngaho ubuzima, cyane ko nk'uko bivuze igihugu cyacu cyarakoze, nta kuntu umuturage batakoze kugira ngo bamwegereze ibikorwa remezo nk'uwo muriro yatubwiraga, internet igera ahantu hose, ukoze mu bushobozi bwe bwose waba ufite ukabasha kwigura internet, smartphone yawe. Njya mbona ama video amwe namwe ku ma social media yo mu cyaro, hari akatwereka ukuntu ubuzima bwaho bumeze, agakora kandi akagerageza akaba mu isi ya digital, akaba no mu isi isanzwe kandi bigashoboka. Ubwo rero ntumva bitakiri ngombwa cyane pe, kuko nkaba n'imyaka twaje ntago hari ibyo utabonaga kugira ngo ubashe kubaho muri ubwo buzima, ariko ubu ngubu ni ukuri ahantu hose hariho hose waba ubuzima bwamera neza pe. Urakoze cyane ku bisobanuro duhaye no ku bisubizo uhaye uwo muntu like washyuhiye cyane kuza mu mujyi. Icyo nakongeraho byinshi urabivuze, ikanongeraho utuntu duke cyane. Muri ibyo bibazo akubwiye kwibaza, ongeramo ibindi byo kuvuga ngiye ntabwo ndi kukubuza kuza mu mujyi, kubera ko n'ubundi baravuga ngo umusore umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo. Kuba umuntu wamaje gushyuha ari biragoye, ariko mu bibazo bakubwiye kwibaza ongeramo ikivuga ngo mu mujyi ngiye kwakora iki, ni iki nshoboye gukora, ubundi ni iki nshoboye gukora, ese iki kintu nshoboye gukora kijyanye no mu mujyi cyangwa kijyanye no mu cyaro. Icyo kibazo kirakomeye kandi ni ingirakamaro. Ibaza icyo kibazo, numara kukibaza ese mfite ubushobozi bwo gutangira gukodesha inzu, ibyo byose biba ndatangirira he, byibaze ibyo bintu, byibaze ni ingenzi kugira ngo utaza ugasanga nyine utangiye kurara ku muhanda. Turimo tugana ku musozo, urumva iki kibazo cyaba ari nk'icyanyuma, katugira icyanyuma kuko video yacu yabaye ndende, none twe kurambirana ku bibazo twakuyeho ni byinshi, n'icyo turi kwibaza ni byinshi. Nka buriya umuntu uri mu mujyi ufite ubuzima bayeho, ufite ukwabaho mbese muri rusange, ubona ari nk'ayahe makuru yaba akwiriye kumenya, yaba yarahombye nkayo wagiye hari ahantu ejo bundi kandi wanagize amahirwe yo kubaho, yo kujyayo? Muri rusange uko byagenda kose umujyi no gukoreramo amafaranga, tugomba gukora amafaranga mu mujyi, niyo target yacu. Tugakora amafaranga, tugakora business zitandukanye. Rimwe na rimwe no kumenya ayo makuru ari hariya bikunda kugorana, kuko no kubona umwanya wo kujya hariya biragora cyane. Sometimes iyo utaganire n'abantu bari hari abantu ngo bahamagare cyangwa se muganire just muhure, biragoye kuba wamenya n'icyo umuntu yakora hariya mu by'ukuri. Yes, kubera like umwanya wacu bigoye, abantu baba bari mu mujyi bari gutirasa, twabivuze nyine ntabwo umwanya ukunda kuboneka. Rero amakuru ntekereza ko ari hariya. Nyuma yuko ukora hano ukabona birakunda, uri kubona amafaranga, ayo mafaranga uyajyana kuri banki, uyajyana kubitsa kuri banki, wayabikije mu bintu wajya ukinvestinga mu cyaro. Ati ndinvestinga gute? Ejo hari umuvandimwe twe turi kuvugana n'inshuti yanjye, ari kumbwira ko afite igitekerezo cyo kujya gukorera ubworozi bw'ingurube, bw'amatungo magufi y'ingurube. Yari kumbaza se ubona byagenda, turi kungurana ibitekerezo, nanjye ntabwo nari mbizi cyane, ariko nyine twageragezaga kungurana ibitekerezo ngo turebe ko hari ikintu umuntu yakungura undi.
iyo wumvishe icyo gitekerezo ni igitekerezo cyiza urumva kuko hariya mu cyaro ayo mafaranga ukora hano mu mujyi wagenda ugakora y'ubworozi wagenda ugakora business ubuhinzi bwa kijyambere wikumva bya n'ibyo guhinga ngo weze ikiro kimwe cy'ibishyimbo why not utayakweza toni n'amatoni y'ibishyimbo cyangwa se y'indi myaka ngira ngo wabitekerezaho ayo mafaranga yawe wagenda ukayinvestinga hariya wakorora hariya wahinga ikindi nimba ukoze business y'ubuhinzi ntabwo byose uri bubigurishe bya biryo wakoreshaga ugura hano mu mujyi biraza kugufasha uraza kubizana mu iwawe utangira urya ibiryo wihingiye izo zose ni inyungu mu by'ukuri utangira ugabanye stress zo kujya guhaha zo kugira gute ntekereza rero ko mind yawe wagatangiye kuyimurira no gutekereza n'ahandi ukamenya ahandi hari amahirwe ameze gute ukamenya amakuru biraza kugufasha kugira ngo ukomeze uzamuke ukomeze utere imbere mu buzima bwawe so rero ngira ngo twashimira abantu sheri sibyo ako mbere yo kubashimira kamanze gushimira cyane urakoze gushimira ibitekerezo by'uduha urakoze cyane nawe ntabwo wari woroshye yego rero babyumvise aho gushora ndetse kandi naho kubyaza amafaranga ayandi ntabwo twari turi kubarangira aho mwashora mu gihe twari turi kwiganirira ariko buriya ngo ukuri gushira mu kiganiro maybe hari ibyo twavuze byagira icyo bigufasha nimba birimo urumva ko iki kiganiro kigize umusaruro ariko turagushimiye cyane we wakurikiranye kino kiganiro kugeza kigeze ku musozo we wabanye natwe wakoze cyane turabizi video yabaye ndende ariko nimba wihanganye urinze uyirangiza wakoze cyane mu by'ukuri kandi ntekereza ko ukwiriye nawe ibyiza ukwiriye ibyiza nimba hari ibyo twavuze ubona byagufasha just go ahead go and start tangira genda utangire genda ushire mu bikorwa yes kandi nimba nanone hari ibyo twavuze utemeranywa natwe ntabwo bivuze ko abantu bakwemerana ibintu 100% no ntabwo bishoboka just andika muri comment tubwira ariko jewe ndabona bimeze gutya kuri side yanjye ndabona bimeze gutya kujya twungurana ibitekerezo mu by'ukuri ntabwo turi buze kubabazwa nuko waduhaye comment tutari mu mujyi umwe maybe ufite indi angle uri kubonamo ibintu cyangwa se ufite andi makuru uzi twebwe tutazi ya sharing n'abandi bantu baraza kubibona muri comment bavuga nibi ngibi nabyo bibaho yes wakoze cyane rero video yacu ntago yari ngufi nkuko nabivuze yabaye ndende mutwihanganire ariko ibitekerezo nyine byabaye byinshi twisanga turi kuvuga just like video nimba yagushimishije subscribe reka dukomeze subscribing umubare ukomeze uzamuke cyane tuzashimishwa no kongera gukora indi video tuvuga ko turi muri ba subscribers 100 why not 1000 birashoboka byane twatekerezaga birashoboka of course birashoboka reka dukore so mwakoze cyane rero kubana natwe video nakagaruka peace